Mu myaka ibiri iri imbere ubukungu bw'u Rwanda bufite amahirwe yo kuzazanzamuka ku muvuduko wo hejuru nk'uko ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF kibigaragaza. Kiravuga ko muri uyu mwaka ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku kigero cya 5.7% ndetse umwaka utaha wa 2022 bugere kuri 6.8%. Ibi bivugwa na IMF. Impuguke mu bukungu Strato Habyarimana yemeza ko bishoboka, ariko ngo bisaba ko hari ingeri z'ubukungu zitabwaho kurusha izindi. Nk'ubukerarugendo tuvuge, ubukerarugendo ni ingeri y'ubukungu u Rwanda rwashizemo ingufu nyinshi, bakagaragaza yuko hari icyizere cy'uko bushobora kongera gusubira ku murongo mu gihe cya vuba. Ikindi kigaragara nuko bagira inama igihugu cy'uko bugomba guteza imbere ibijyanye cyane n'ikoranabuhanga. Ikindi cyagiye kigarukwaho kandi mbona nacyo giteye impungenge, urabona ko abantu bagiye bavuga bati business ntago ziri kugenda neza, mutubabarire mutwongerera igihe cyo kwishyura. Ntabwo ushobora gukomeza kongera igihe cyo kwishyura ubuziraherezo. Ku ruhande rw'abaturage bagaragaza ko ubukungu bwabo n'ubw'igihugu muri rusange bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19, bityo bagasaba ko leta yareba kuri ba bantu bakoraga ba rwiyemezamirimo bazahajwe na COVID bakabashyigikira. Kandi noneho buri murimo wose umuntu yumva akora ugahabwa agaciro, ntihagire ububangamira kuko abantu ntibanganye ubushobozi. Leta ibashije kunganira abaturage nabo burya bunganira leta. Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yivuga ko hari ibintu 8 bikwiye kwitabwaho cyane bigashyirwamo amafaranga menshi kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzazanzamuke ku muvuduko wifuzwa. Depite Omar Munyaneza ni perezida wa komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko. Nuko hakwiye kongerwa imbaraga muri gahunda zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane mu guhakaza abatishoboye bashobora gukora iriya mirimo rusange, gufasha imiryango ikennye, ndetse no kurushaho kongera imbaraga muri gahunda ya VUP. Icya kabiri cyakwiye kwibandwaho nicyo kubaka urwego rw'ubuzima rukomeye. Icya gatatu hari ukongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, kuko mwabonye nk'ikiriya gihe cyaguma mu rugo byari ngombwa ko iyo tutagira buriya nk'ibiryo cyari kuba ikibazo gikomeye. Icya kane hari ukongera imirimo binyuze mu kwihutisha imishinga y'ibikorwa remezo. Icya gatanu harimo gukomeza gufasha amasosiyete y'abikorera yagizweho ingaruka n'icyorezo cya coronavirus, kuko buriya nabo iyo bamaze kongera kubyutsa ibikorwa byabo bagira uruhare rukomeye mu kwihutisha kuzamura ubukungu bw'igihugu. Icya gatandatu gushyira imbaraga cyane mu bikorwa bizakomeza gufasha mu guteza imbere biriya bikorerwa iwacu made in Rwanda. Icya karindwi mbona cyagombye gushyirwamo imbaraga no gukomeza guteza imbere ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga. Ikindi wenda cya nyuma navuga nuko twakomeza gushyira imbaraga mu kubaka urwego rw'uburezi rukomeye. Nubwo ubukungu bw'u Rwanda bufite amahirwe yo kuzazanzamuka ku muvuduko wo hejuru mu myaka ibiri iri imbere, ku rundi ruhande bishobora kuzatuma igihugu gifata inguzanyo nyinshi, kuko IMF igaragaza ko inguzanyo y'u Rwanda muri uyu mwaka izangana na 66% by'umusaruro mbumbe, ndetse umwaka utaha wa 2022 igere kuri 67.9%. Ni ibintu abasesengura iby'ubukungu bavuga ko biteye impungenge. Ubundi inama abantu bagira ibihugu ni ukutarenza 64 by'umusaruro mbumbe w'igihugu mu gihe igihugu kiri kuguza. Iyo birengeje 64 akenshi biba bishyira igihugu muri risk cyangwa se mu kaga ko kunanirwa kwishyura izo nguzanyo. Komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite gisa n'imari impungenge ko inguzanyo u Rwanda rufata muri ibi bihe zitazaba umutwaro ku gihugu, nk'uko Depite Omar Munyaneza uyobora iyi komisiyo abigaragaza. Tuhora tubigana na guverinoma bakaza muri komisiyo y'ingengo y'imari kugira ngo turebe tugomba gufata amafaranga ni byiza, yaba ari ay'inguzanyo yaba ari ay'inkunga aturuka hanze, ariko tukirinda ko yazaba umutwaro ku gihugu, ko buriya nanone abaye umutwaro igihugu ntikizabashe kuyishyura, byaba ari ikibazo gikomeye. Ni byiza rero ko twashyira imbaraga ahubwo mu kubaka za nzego zizana amafaranga y'imbere mu gihugu. U Rwanda rugaragaza ko rushyize imbaraga nyinshi mu kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19, kugira ngo abagera ku 550 batakaje akazi kubera ingaruka z'icyorezo bongere babone imirimo, ndetse ubu leta igaragaza ko yagennye miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda yo kuzahura inganda zazahajwe n'icyorezo COVID-19. Ibi ngo bizanatuma umusaruro wazo wongera kuzamuka, kuko umwaka ushize wa 2020 wagabanutse ku gipimo cya 4%. Daniel Hakizimana, Flash TV.